muraho neza murakaza neza nanone mu kiganiro isanzure show nk'uko dusanzwe tubana namwe tuvuga amatopiki atandukanye. Uno munsi rero hari topiki twabateguriye twasanze ari ibintu biriho kuri ubu muri ubu buzima bigezweho nyine kandi bitari byiza, ibintu byo kutamenya nyine kwica gahunda, ukica gahunda y'umuntu mwahanye gahunda igihe muri buhurire ugasanga wageze icyo gihe kitari cyo mwavuganye. Nk'uko bisanzwe rero murabana nanjye Lili ndetse na mugenzi wanjye. Ego rero muri no minsi hasigaye hariho ibintu byo kwica gahunda, ugapanga n'umuntu turahura narangiza ntimuhure isaha mwavuganiye juri biriya bitwita nk'ikiburiye ngiye kubyumva. Kwica gahunda ni kimwe no kubeshya, ni kimwe no kubeshya kuko niba umuntu akubwiye ngo turahura saa tanu wenda za kumanywa, turahura saa tanu zuzuye turahura wenda na Paris, and then wowe saa tanu z'amanywa ntukiri koga kandi urabonye ngo nibwo muhura. Rero ni icyo kintu ni ukubeshya. Kandi ikindi aho ngaho iyo umuntu yishe gahunda ikintu cya mbere dutekereza afite ibindi ya prioritizinze mbere yaho yansuzuma yambeshye wowe ubwawe nawe biguteye nyine umuntu yitwara mwikomo yambeshye tugiyemo nta gaciro gihaye ego. then ngiye numva ko kwica gahunda umuntu nyine iyo umuntu yice gahunda twahari ndavuga ati hari ibindi hari priority mbere yanjye. Rero gahunda y'ibintu nyinshi nyuma numva ari nk'uko nabivuga uba wabeshye kabisa. none se nyine ariko hari igihe bitaguturukaho atari ukubeshya nyine ukaba wayica tuvuge wapanze iyo gahunda uwo munsi izo saa tanu ukaba wahura n'ikindi kintu nyine niko kwa kundi bavuga ngo hari icyo nyine uba wagize priority nyine ukaba wahura n'uko ari ngombwa ari ngombwa n'iyindi mpamvu itandukanye ituma koko utahagerera igihe ariko nyine wabishyize ku murongo. Ngiye kubyumva ubwo ubeshye nyine ntabwo ubeshye ariko byaba byiza umuntu muhanye gahunda bati ngiye vuba ndafite gahunda n'umuntu wenda saa tanu niko twavuganye ariko wenda nize nk'ikibazo wenda papa wanjye agize accident wa muntu ntabyo mubwiye uramwihoreye. Icyo nicyo kibazo rero arawetinze nawe wenda nawe ufite gahunda saa saba kandi umwana gahunda saa tanu uramwihoreye ariko nawe uhuye n'ikibazo koko kandi cyumvikana ariko cya mbere communication niyo yambesha kuko wa muntu umuteje icyaha mu mutima wawe ati sako kibamu ntabyo yamenye cyane. Niyo mpamvu nyine hari abantu nyine mugirana gahunda cyane akaba nyine yakanga kwitaba telefone. Icyo kintu kiraryana uburyo umva njye hari umuntu twigeze guhana gahunda ntabwo ari ibintu byo kukwirarira duhana gahunda hari ikintu nyine twari tugiye gukora noneho duhana gahunda turavugana ati rero saa 8 tube tuhahuriye aho hantu twari tugiye nyine tubigiye muri ibyo bintu saa 8 njyewe ndagenda burya nkunda kubahiriza gahunda kuko ibyo bintu birahanga kwica gahunda birahangama cyane sibyo. saa 8 mba nahageze ndahagera ndangije nagiye guhaguruka mu rugo ngiye gufata moto namuhamagaye ndi kumubwira ati njye ndagiye nizeye ko nawe waje kwitegura uri buhituze ati ni ukuri ati ndaje mu kanya saa 8 ndagenda ndashana ndategereza zarageze cyokoze ndarigira yenda nk'iminota 5 ndavuga ati ndamuhamagara yenda nyuma y'iminota 5 ndamuhamagara yanga kumfata nyuma y'indi minota ndamuhamagara ubwo yaramfashe amajije kumfata arambwira ati ngeze twari tugiye guhurira Kabeza hafi niboywe arambwira ati ngeze ku Kinamba ndaje ndavuga ati ku Kinamba subura cyayi zisaha zo twavuye watinze aratinda twongeye kuvugana ati ngeze Randex wibaze uricaye babyita ibyapa uri ku byapa utegereje umuntu ntari kuza ndategereza bigeze nko mu masaa 9 arampamagara noneho umva ikintu cyabaye byaye saa 9 arampamagara saa 8 arambwira ati ntabwo nkije nahuye n'ibi bintu ntabwo ndi bubone ibaze umuntu wanye gahunda n'umuntu saa 8 noneho akari ntanakubwire byibura ngo witegure ujye mu zindi witunganye nyine ujye mu zindi gahunda utahenda n'izindi uba wapanze akakwihorera nyuma akakubwira ati ntabwo mbonetse usibyo noneho birenze
no kuba watinze ni ukwica gahunda ye. reka nkubwire ikintu cyaba cyiza urubyiruko iki gihe mu minsi turimo ni ya minsi tuba dukeneye kubahiriza bavuga ngo igihe ni amafaranga kandi koko nibyo biriseriye igihe ni amafaranga rero iyo wishe igihe cy'umuntu umwimye amafaranga ariko cyane cyane rero ajye inama navugaho ku rubyiruko rw'iki gihe tutarinze tugenda kure ku bintu by'amafaranga hari ukuntu ejo bundi yanambwiye ati sigaye nibagirwa kwibagirwa ni ibintu bisanzwe twese turabizi ni ibintu bisanzwe koko ariko we ugasigaye yibagirwa ku byo ari kuvugana n'umuntu gutya ari kukubwira pasitori kandi ariko kubera ibintu byinshi afite muri iyi minsi nyine bimuteye stress n'iki ariko nyine nka gutya ari kuvuga nk'iki nka gutya ndi kuvuga amasitori ibiri ati ngiyewe nahuye n'umuntu aha n'aha bigenda bitya noneho we agahita yibagirwa ibyo yakubwiraga andi akabwira ati ngenzi bwira nkungira nkahumuriza kugira ngo mbashe kwibuka ibintu neza nkabibuka kandi koko nyine muri iyi minsi iyo umuntu afite ibintu byinshi mu mutwe wiwe nyine hari byinshi kandi kwibagirwa nyine iyo wibagiwe umuntu byari bikunze kwicara cyane rero first ngiye kubyumva umuntu yapanga timetable y'ikintu yakora nyine ni byiza ko yapanga timetable y'umunsi wose akavuga ati izi saha mfite iki izi mfite iki hagira ikindi kivangamo akavuga ati oya akacyana bacu kunda kwibagirwa mama bacu bafite gahunda nyinshi kandi koko ukica gahunda y'umuntu atari uko wenda wowe ubwawe wabyishe nyine ngo prioritizinze ahubwo ari uko kwibagirwa ni ikintu cya mbere gitera kwica gahunda kandi nta nubwo ari abasaza gusa twese dusigaye twibagirwa urakibagirwa nyine stress zabaye nyinshi iyi minsi nyine ni ibintu biri kubaho cyane ugira stress nyine ukica gahunda yenda tuvuge ushobora kwica gahunda atari ibintu pe wagambiriye ukagenda n'uwo muntu mwahaye gahunda iyo gahunda ufite ukaba wamushyira impamvu ifatika yo kuwica gahunda ntacyo birumvikana ariko ikibi ni ukwifata ukica gahunda ntubwire umuntu cyangwa se ukamubwira cyangwa ukuva ni n'impamvu itafatika ese kubera iki iyo ugiye gushaka akazi ahantu baguhaye ati izi saha turatangira nyine kurekrita abakozi uze cyangwa turakoresha interview kuki icyo gihe unahagera mbere y'iminota y'amasaha bakubwiye yes ikintu cya mbere nimba hari umuntu na gahunda arimo please muha agaciro nimba umuntu wabuze ati izi saha wenda ndagutelefone we tuvuge gahunda yoroshye iyo ni iyoroshye gutelefona umuntu n'ibintu bisanzwe kandi ndagutelefone wenda wa muntu we izo saha arahari afite telefone arategereje wenda nawe nyuma y'aho ngaho afite izindi gahunda afite nani guhera ku kintu gitoya kwimenyereza kubahiriza ikintu gitoya nubwo waba ugira gahunda nyinshi just ntugarize umuntu gahunda gusa ukatuzagaragaza rero ni ukuvuga ngo urubyiruko rw'iki gihe twibande kuki kubahiriza gahunda dufite ibintu byinshi ushobora kubura ibintu byinshi amahirwe menshi bitewe n'uko wishe gahunda utagereye ahantu igihe kandi hari abantu kuri ino si baba bavuga ati igihe ni igihe nimba naguhaye akanya n'umunsi cyangwa tugiye muri ibi ni iyi saha ni no munota urengaho yikomereza nose wajya muri bya bindi ubundi ikintu cyiza cya mbere kibaho ni ukwitoza ibintu hakiri kare hari abantu muri rusange bavuga ati so ubundi nyine nk'uko nguko abantu baba baricaye barabuze akazi nta kintu cyo gukora bafite akaba yicaye ku buryo ashobora guhangana gahunda n'umuntu agatinda ariko akavuga ati ibyo nzatangira kubikora nigira nimba mukuru nimba mfite akazi nimba mfite kampani nyobora burya ikintu cya mbere cyiza kibaho ni ukwitoza ibintu hakiri kare ugatangira kubigenda gake ntabwo ikintu n'ubundi gihita kizaga ngo kize ngo nimba atari ikintu usanzwe ukora ngo gihite kiza bisaba kubigenda gake ubyito nk'uko joro yabivuze ugatangira nk'uko kuri telefone utuntu duto ugenda uzamuka ku buryo kwica gahunda n'ibintu bibabaza bya mbere biba mu buzima
kuko nyine wowe wumva umuntu yakubeshya icyo ni icya mbere ikindi ahari ibindi yahaye priority imbere yawe kandi hari igihe bitaba ari nabyo by'ukuri wowe wagisize ni gahunda ahubwo communication is the first thing cyiza hari ikintu cy'inzi ko tuvugaho gatoya guca bugufi guca bugufi ni ikintu cya mbere muri iyi minsi kibuze mu bantu b'urubyiruko kibuze ndetse no muri twebwe bakuru nabavuze twebwe n'abakuru na hehe hari ukuranye nko muri classe ibyo ni ibintu bijya bibaho mu maklase haba hari umuntu uca bugufi abantu bose bazi usanga umuntu bamukunda kandi bamutinya cyane guca bugufi rero icyo ni ikintu cya mbere kibaho cya mbere cyubahisha umuntu iyo uciye bugufi unakuba kandi nyine ijambo guca bugufi ni ukuvuga ngo wari uri hejuru uri mabi and then wowe usujya munsi y'abantu nyine usanga nyine guca bugufi ni ukuvuga ngo wowe wari uri hejuru and then uri mabi rero guca bugufi it's one thing cyiza cyane bigendana no kubahiriza gahunda iyo wubahiriza gahunda ubundi iyo waciye bugufi nyine kuko uba uri umuntu uca bugufi ntushobora nyine iyo uca bugufi gutekereza buri muntu wese nyine umucira bugufi kandi niba mwaragiranye gahunda just uraca bugufi iyo saha uwo munota mwagiranye ugende mujye muri iyo gahunda ni ibintu by'ingenzi cyane rero abantu bakunda kwica gahunda ntabwo ari ikintu cyiza uzi uko hari abantu bagira umujinya ashobora no kugukubita kuko wishe gahunda yagutera iki kandi iyo wishe gahunda amasaha aragenda mugane ko twabivuze gahunda rero ni ikintu cyiza kuba guca bugufi ni ikintu kirinda kuba wabishe n'ibyo byose ubundi abantu kenshi bakunze kwica gahunda baba babeshye n'ibintu by'ubibona ibyo ni ibintu bya mbere ni ibintu bijyanye niyo navuga ati ngewe umuntu ambwiye kwica gahunda uwo muntu ababeshye rero kubeshya noneho ni akageso kari mu bantu ngo ati ugeze he ati ngewe iri warabingoye oya ntabwo yigeze bigukora ntabwo bigeze agenda nabitinya cyane ariko niterefone umuntu avuga ati oya nabwira iri hano ndabyumva ugeze ati njyewe nafashe moto ndikuza kandi riri ariko kandi riri ariko iyo uvuze gutyo iyo wishega nyine wenda niba utangicira gahunda njyewe ariko ukabeshya icyizere kirabura yes ku buryo ubutambuga ati riri ubungubu ndamuhamagara imbere y'iminota 30 kugira nizere ko ari bungereho atambeye rero bikagorana ari nacyo cya gihe nyine bita icyizere umuntu yaba agufitiye icyizere cyose kikagenda gigashira hehe ku buryo ushobora no kugenda mu nzira ugahura na opportunity runaka bakakubwira ati dushaka ahantu bimeze gutya bimeze gutya kandi mu nshuti zawe utekereza ndi mu bambi warangiza we mubahaye yansebya yazanye ica gahunda yababeshya uriya ntawe nawe ugasanga kandi ninjye wabyiteye nta wundi muntu wabiteye rero ibintu bita kubeshya jya wirinda wese kuko ni ikintu cya mbere kigutakariza icyizere mu bantu bakagutera icyizere neza ukagenda usigara wakitaba telefone buri wese akakubwira ati sha wavuga n'ikintu ngo sha urabeshya ati we sinyikwizera nta gahunda ugira hari ukuntu umuntu aba yicaye mu modoka wenda zino za bisi nyine umuntu twese tuba twicayemo kumva umuntu aba ati wenda ngeze wenda uvuye mu mujyi ugiye Kimironko wenda se ugeze ati ngeze kwa Nando ese kwa Nando kandi ibintu ushaka umuntu akabyumva muri bisi shaka ukareba uwo muntu akabasi ni umupapa mukuru ni umuntu wagombye kuduhereza urugero rwiza nk'abana tutumwicaye impande n'iki wangeze kwa Nando ukabasura umuntu koko mu by'ukuri murahagurutse muracyari kuzenguruka za mujyi hose mugiye tigeze kwa Nando wibaze iyo distance irimo kuva aho ngaho ugera kwa Nando wibaze igihe ari bukugerereho ni hantu utari batumuntu nta cyizere kandi hari igihe anazi yakugeraho ukavuga ati wambeshye ntabwo wari uri kwa Nando akaguma agahagarara ku kinyoma cye bavuga ati niho nari ngeze nahuye na mbutiyaje ngara gutya
ntabwo rero akakubeshya nyine ariko nyine nk'abantu hari igihe wijijisha ukemera ariko watekereje nyine wabonye ko wa muntu yaguye mu kintu ariko ubizi ko nyine byanga bikunze uwo muntu yica gahunda yakwiciye gahunda yakubeshye iki at least kwica gahunda ntibyawe pe nta muntu wa perfect nta muntu yica gahunda ariko byibura jya uyica ufite impamvu communication at least nubwo yishe ariko uvuga ati njyewe rero mbere y'iminota aho yuko ati njyewe rero ndakubona bitari gukunda izi saha nyihangane at least ariko aho kugira ngo na waiting yicare ajya mubwira ejo bundi hari ikintu cyambayeho ndavuga ati ibintu bibaho nari ndi bumugire rero umuntu aravuga ati rero uzamuke ugire ikintu uguhereza gushyira umuntu and then ndagenda kuko nanjye numvaga nta kibazo ko ntabwo mwihutaga cyane ariko nubwo utabujije kumva ndagenda ndahagarara like iminota 20 kandi mpagaze ahantu shaho ahantu nyine ubona abantu bose bari kwinjira bose umuntu nzi none mbona mpagaze ahantu hasa gutya abantu bose si ukundi abantu bose bancaho baza bansanga bakambaza ko uragura bati ntabwo ngura nyine wihangana ariko wa muntu ngiye kurira mu moto arangati ni wowe si wowe nyine ntabwo yaranze ngati si wowe bahuye ngati ndavuga ati wishe gahunda nyine like aca bugufasha imbabazi ati byagenze ujya ariko iyo ambwira kare ati jewe izi saha ndi hano bambwira ati ni muke no warangati rero nari ntaraje ndavuga ati uyu muntu akoreye nta gahunda nyinshi nifite nishe ariko nyine gutuma uwaitinga umuntu atekereza urarambirwa nyine izuba rikakwica nyine niko abantu bameze ariko ni uko byirinda pe ntabwo ari ikintu cyiza habe ntabwo cyiza ntabwo ari ikintu cyiza ku rubyiruko igihe n'amafaranga kandi kugira ngo ubone ayo mafaranga nyine ugomba ubundi ikintu cyiza cya mbere ni igihe kugendera ku gihe mu byo ukora byose waba ufitanye gahunda n'umuntu waba ufitanye gahunda n'umuntu uba ugomba kugendera ku gihe igihe ni igihe ndetse niyo waba ubifite we wenyine uba ugomba kubahiriza igihe ukavuga ati iki kintu niba cyateganyijwe ino saha nicyo gihe ugomba kugikorera yego reka dusoze rero iki ni ikiganiro Isanzure Show uko mubizi turisanzura dutumira abantu batandukanye rero urubyiruko abakuru ndetse n'abantu batoya cyane bakurikira kino kiganiro mureke twubahirize gahunda cyane kubahiriza gahunda ni byiza kubahiriza gahunda bituma ujya ku murongo timetable navuze ati mukore timetable niyo mpamvu ko ufite gahunda nyinshi ugakora timetable ukamenya ibyo ukora no munsi ndetse n'ibyo uzakoresha birakorohera ndetse bituma utica gahunda mu mitima y'abantu ikindi ni Isanzure Show uko mubizi turashimira abantu benshi cyane badukurikirana badufasha mu buryo bundi butandukanye Yago TV Show byatugira inama nyinshi cyane ndetse n'abandi benshi batugira inama turabakunda kandi turabashimiye rero Isanzure Show hari ikintu kimwe nshaka kubabwira ifite indi yitwa Isanzure TV hari Isanzure TV akaba n'Isanzure Show Isanzure Show rero habaho logo yacu y'imipira mubona twambaye n'iyingiyi isa umutuku rero kuri Isanzure TV ho habaho umukobwa ntabwo ari iyacu rero abantu bitiranya ibiganiro byacu twe tumaze gushyira ibintu bitatu rero bo bafite ibintu byinshi bitandukanye rero abantu batugatse ko turi kubona ibintu nka uploadinga n'ibiki twebwe rero Isanzure Show ntabwo ari Isanzure TV ni show gusa turabashimiye abatakora subscribe muyikore abayikoze turabashimiye cyane rero nakagaruka iki ni ikiganiro duhora dukora Isanzure ikindi ntimwibagirwe kuduha comment ku bintu wavuzeho ndetse na topic mushaka ko twazaganira ubutaha thank you so much for love you so much Isanzure Show